muraho neza turabasuje muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe nta handi muri ni kuri Mubwire TV iyo mubonye indabo mukabona impano muhita mutekereza ko ari surprise nta bindi dukora rero no gutungura abantu no kubwira abantu ko tubakunda no kubwira abantu ko tubashimira no kubwira abantu ko ari beza uyu munsi rero hari abantu batwizeye muri kubibona turifubitse ni mu mbeho turakonje ni nijoro imvura yaguye ariko nta bindi tugiyemo no kubwira abantu ibyiza igihe cyose muzadushaka igihe cyose muzadutuma tuzagenda tubwira abantu ibyo badutumye mubane natwe rero hari umuntu wagize isabukuru hanyuma sheri we na mama Scovia baradutuma ngo tumushyire indabo tumushyire impano tumubwire ko bamukunda mubane natwe rero tujye kureba umuntu wagize isabukuru tumutungure tumubwire ibyiza bye turabakunda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Gira umunsi mwiza, umunsi mwiza, ugira umunsi mwiza, isabukuru nziza. Uri mwiza uri gitangaza, ubwiza bwawe burabarangaza. You don't have to change, think about yourself. You are beautiful the way you are. You are beautiful the way you are. You are beautiful the way you are. Happy birthday. We are here for you. Thank you. muraho neza turabasuje iyi ni Mubwire TV dukora kuri YouTube dukora ibiganiro kuri YouTube dukora amasurprise yicano nta bindi dukora kubwira abantu ko tubakunda kubwira abantu ko ari beza kubwira abantu ko tubashimira abantu baratubwira tukabatumikira bakadutuma bakatwinda bakaduha impano tukabatumikira iminsi rero bakutumyeho kusaba ngo tumubwire ko bamukunda kubwire ko umusubirisha kubwire ko uri ingenzi igihe yambwiye ko arakunda cyane wabufite mu buzima bwe impano idasanzwe iby'agaciro umuntu wemera kuvuga ngo uzangire rero twashoboye kugira ngo tumukunda maze yazanye kugira ngo aramukunda cyane buri gisobanuro cy'inshuti nziza uw'ingenzi n'umumaro kugira iby'agaciro n'ibyo atabasha gusobanura rero tubwiye ngo umunsi w'inshuti yanjye yewe ndetse turashaka kumureba turashaka ko azabona ko tumukunda warukuta ko umunsi ku munsi azajya kwibuka yongera ashyire mu Mubwire tukareba ngo inshuti zanjye sheri wanjye abavandimwe uyu munsi bawe turi hano kugira ngo tubwire ngo umugenzi turi hano kugira ngo tubwire ngo umugisha turi hano kugira ngo twibwire ngo turifuza kuguhorana urame wishime apana kubaho ubuzima bwambuza kongera ujye ubaho ubwe ngo ndakunzwe ujye ubaho ujye ubyuka uvuga ngo hari abantu bankunda hari abantu bishimiye ko mba ndiho hari abantu bishimiye kuba bamfite ni byiza kuba umuntu abasha kuvuga ngo nishimiye kuba mfite inshuti niyo mpamvu bateranye niyo mpamvu baduhamagaye ngo tuzane indabo tuzane gitari ngo mumuririmbire indirimbo zose akunda bazitubwiye ngo hanyuma arusheho kwishima kandi imyaka yose usigaje ku isi uzajya umenya ngo hari abantu bagukunda uzajya umenya ngo nduha umumaro mama Scovia yambwiye ngo nta jambo na rimwe risobanura uwo ari we Elti yambwiye ngo ni iby'agaciro iyo mutekereje kuba mufite binyongerera imbaraga mu buzima yumva nezero yumva yishimye urumva rero uraryoshye uri ibyishimo by'abantu benshi uri ingenzi uri umumaro natwe turagukunda Mubwire TV ifatanya n'abantu bose bashaka kubwira abantu ibyiza byabo tubibabwire bagihari tubibabwire tukibasha kubabona tubashyira indabo bakibasha kuzifata natwe tukibasha kuziba rero turagukunda turi hano kugira ngo twenjoyingane nawe urusheho kuryoherwa ndetse n'indi minsi yose usigaje ku isi tuzaba turi kumwe nawe barahari ngo bagufate ikiganza ubuzima busheho kugenda neza reka umuhanzi akuririmbire birusheho kugenda neza turabakunda indirimbo hari umuntu wasabye ngo tuyikuririmbire sindi bukubaze ngo ni uwuhe uramuzi that is it
kuri isano kuri uyu munota amajwi yose atuze ngere camvuga ndagukunda mbivuze mu byumva ndagukunda mbivuze habona ndagukunda mbivuze mu byumva ndagukunda mbivuze habona kuri isano kuri uyu munota amajwi yose atuze ngere camvuga ndagukunda mbivuze mu byumva ndamukunda mbivuze habona ndamukunda mbivuze mu byumva ndabikunda mbivuze habona bimubwire ugende umubwire ngo ndagukunda kuba ngufite n'umugisha. Hari abantu satani ajya yambika ikintu cyo kumva ko badakunzwe, umuntu ugasanga afite agahinda, umuntu ugasanga yarihebye, umuntu ugasanga bamubwiye cyangwa yagize depression yo kumva ko nta muntu umukunze. Nimba rero hari umuntu ukunda, mu gitondo mwandikire message umubwire ngo ndagukunda. Nimba umuntu hari ibikorwa byiza yakoze mushimire. Mujya mubibona abantu benshi bagira ingeso yo kubwira abantu ko babakunda ku munsi wabo wa nyuma. Umunsi umuntu yapfuye gusanga ararize, Sylvie nagukundaga, Sylvie wambaniye neza mu kazi, Sylvie yaramfashije, Sylvie yampaye igishoro cyo gutangira akazi, kandi ntiwigeze ubimubwira umunsi yarahari. Uwo muco rero twebwe nibi byatuzanye kugira ngo tuwuce, tubwire abantu ko tubakunda, tubwire abantu ko tubashimira, tubwire abantu ko turi fier yabo. N'umugisha kubona umuntu nkayeretse yavuga ngo ndi proud y'umusheri wanjye, inshuti ikavuga ngo nanjye ndi proud y'inshuti yanjye. Muzikora abantu tuba dufite nk'inshuti kandi akakwihisha cyangwa akaba bavuga ngo uyu muntu turakundana, cyangwa umuntu n'ubuzima busanzwe ari abamama cyangwa abakobwa, umuntu wavuga ngo uyu muntu ni inshuti yanjye bakamuvuga nawe uhari ugatinya kuvuga ko umuntu ari inshuti yawe bitewe n'iki, n'imico afite, bitewe n'uko afatwa muri societe, bitewe n'uko abantu bari kumuvuga, ugatinya kuvuga ko guhamya ko umuntu ari inshuti yawe. Rero nimba ufite umuntu ukunda, nimba ufite umuntu w'umumaro, nimba ufite umuntu w'umugisha wakubereye umugisha, njye mbwira abantu ngo ibintu byose Imana yadusezeranyije bizaca mu bantu. Ntabwo Imana izamanuka ngo izivuge ngo nguhaye impano, ngo nguhaye amafaranga, ngo business iragutse. No, Imana izanyura mu bantu, izanyura muri uyu, izanyura muri uriya, kugira ngo waguke, kugira ngo utere imbere. Aho uri hose rero nubibona, nusubiza amaso inyuma urabona ko ari abantu bagufasha ukuboko. Intambwe zose tugeraho ari ugutangira mu ishuri bagufata ukuboko bakakugenda, waba uri umwana bakakwambutsa umuhanda, ibintu byose tugeraho. Nimba ari na business wagiyemo, hari umuntu wakubwiye ngo hano hantu byagenda, hano hantu byacamo, ikintu cyose tugezeho abantu bakigiramo uruhare. Mureke rero tubwire abantu ibyiza. Mu gihe abantu bahagurukiye gusenya abandi, mu gihe social media nyinshi zivuga biracitse, gutukana, gusebanya, kuki utazenguruka cano ubwira abantu ko uyu muntu umukunda, kuki utavuga ngo uyu muntu ni umumaro, ni inshuti nziza. Rero inshuti zawe ziri fier yawe, zirakwirata mu bandi, ziravuga ngo turaharanira ibyishimo bye. Barambwiye ngo nta kindi. Ibaze nawe abantu badahurikije muri iri joro, urumva imbaraga byabasabye tu ahantu hatandukanye, ariko baravuga ngo umushuti wacu, sheri wanjye, igisabwa cyose, igikenerwa ni igihe kuri mubwire bisaba ngo inshuti yacu yishime. Turabashimira rero kandi tukubwira ngo wishime, ujye uvuga ngo ndakunzwe, ntakagira umubabaro n'umwe Satani azana mu buzima bwawe. Ujye uvuga ngo ibintu byose, iyo ufite abantu uba ufite ibintu. Njye njya ngo mfite umugisha kubera ko mfite inshuti nyinshi, ibintu byose ufite amahirwe yo kubigeraho, kuko abantu nibwo butunzi bukomeye kuruta ibindi. Rero urakunzwe, urishimiye, uri na mwiza. Umuhanzi wacu aze kuri indirimbo, njye kuva umunsi wa mbere nigeze kukubonaho, ariko nasize mbivuga ngo uri mwiza kandi uri umugisha, ubereyeho abandi umugisha. Kuba uriho ntabwo ari impanuka, uriho mu mugambi w'Imana, uriho mu muteguro w'Imana, uriho kugira ngo isi irusheho kuryoherwa n'abashuti bawe barusheho kuryoherwa, urusheho kumva wishimye, urusheho kumva ukunzwe, ndetse n'imiryango y'ibyawe yose ifunguka. Uyu mwaka uzaba umwaka udasanzwe, kuko ndakeka wakorewe surprise nyinshi, ariko n'ubwa mbere haje surprise y'abacuranga na kamera. Wenda abacuranga bashaka ko baraje, ariko kamera bigaca kuri public. Uko rero ibi ngibi bigiye guca kuri public ni byiza, Nyagasana azagukorera, bizamamare, abantu twese tuzafatanye nawe gushima. Turagukunda, namwe turabakunda. Hagize umuntu wumva afite icyo ashaka kuvuga, ababo bantumye, ibyo mvuze byose nibo babintumye. Hagize undi wumva ashaka kugira icyo avuga ngo nanjye ku munsi we mfite icyo nawubwira, turamuha microphone, kandi nutabishobora nta rubanza, turabahagarariye kugira ngo murusheho kuryoherwa. Reka bamuririmbire, turabakunda. Waranganirije umari rungurira shira mbabarira
niba ushaka ko mbona uzasige njyenyine mu maso yawe huzuye ukuri gusa marira isi yanjye yuzuye umwijima gusa waranganirije umara irungu rirashira mbabarira niba ushaka ko mbona uzansige njyenyine turi babiri ntituzigere tuba habiri kuko njye nawe ndifuza ko twatandukanywa n'urupfu turi babiri ntituzigere tuba habiri kuko njye nawe ndifuza ko twatandukanywa n'urupfu icyo nzi cyo ndagukunda ndagukunda icyo nzi cyo ndagukunda ndagukunda narashize ni myiza usa n'umucyo iyo nibutse kuri wanjye ndamwenyura usa n'umucyo uri mwiza uri igisobanuro cy'ubwiza umva nyizera niyo nagukoraho mumirije nabyumva uri mwiza usa n'umucyo iyo nibutse kuri wanjye ndamwenyura usa n'umucyo uri mwiza happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire hamwe wibuze nge nzabamare oh mon bébé te amo it's only you who make me fall in love je suis attaché c'est confirmé bébé waniye caché hamwe wibuze nge nzabamare oh mon bébé te amo it's only you who make me fall in love. Mbere ya byose ndabashimiye cyane. Uyu munsi nagusanzwe kuri njyewe. Mwanunguye birandenga cyane ni ubwa mbere nabona abantu gucya na kamera. Ni ubwa mbere nk'uko amushuti yabivuze byandenze rero. Byandenze nishimye muri nshuti nziza kubona abantu barenga 1 2 3 4 5 bagutekereza bagafata igihe cyabo bakaza ari wowe bakaguha umwanya wawe ni ibintu birenze cyane sinzi uko nabivuga nge byandenze biteye ubwoba muri nshuti nziza ako cyane Mama Scovia ni inshuti yanjye handi
n'ababyeyi bacu ababyeyi baranzi cyane. ndamukunda cyane, nawe arankunda. Kubona umuntu afata ibintu nk'ibi akabitekereza akageza n'aho azana kamera, aba ari umuntu ugukunda. Ibi ntabwo ari ibintu wakorera buri muntu wese, nyine aba ari umuntu wawe ugukunda cyane. Ubwo rero nshimiye mama Scovia, ndamushimira cyane kandi nanjye ndamukunda, arabizi. Tumanye imyaka irenga 10 dukundana. Kubona abadamu imyaka 10 n'ingahe babana ari abadamu bagikundanye ni ibintu biremereye cyane. Mama Scovia ndamukunda ngo abyumve mbikuye ku mutima. Ahantu hose yaba ari nanjye nzaba mari. Scovia ndagukunda sinzi. Ndagukunda ubyumve kandi mbikuye ku mutima, kandi aho wakuye Imana ihasubize igukubira inshuro 1000. Ibi bintu bikora abantu bake, ntabwo wabikora umuntu udakunda Mama Scovia. Subize ndagukunda kandi nzakomeza ngukunde. Nshimiye na sheri wanjye, nawe yarabitekereje afatana na mushiti wanjye Mama Scovia. Urabona ko ari ibintu byabavunye, ari abantu babiri banekerezaho nk'abantu bankunda. Ndetse nanjye ndagukunda kandi sinzatakaza ntabwo dufitanye, sibyo? Ndabashimiye mwese ko mwateranye, ko muri hano mwese mwafashe umwanya wanyu mukaza mu bintu bya Sara. Mwese ndabashimiye kandi mbikuye ku mutima, mwese ndabakunda. Turashimira abantu badukurikira, turashimira abantu batugira icyizere mukadutuma mukatubwira ngo murifuza ko umushuti wanyu yanezerwa, murifuza ko twamubabwira ko mumukunda, ko ari umugisha, ko ari umuntu udasanzwe mu buzima bwanyu. Turashimira rero abantu bose bakurikirana ibiganiro byacu, abantu badukunda n'abatatuzi. Mugiye kuri Mubwire TV, mukore subscribe, mukore share, mukore like, mukore comment, mutubwire ese ni igiki twakora, ese ibintu dukora ni byiza, ese murabikunda, turahari ku bwanyu. Nundi muntu wese uzashaka kudutuma, uzakenera ko ari aho tumugerera, tuzagenda kandi ubutumwa bwe tuzabugezeho amahoro. Mukomeze mubane natwe, mukomeze mugire ibirori byiza, mukomeze mwishime. Natwe turabakunda, gahunda yacu ni kubwira abantu ko tubakunda, kandi by'umwihariko turabashimira. Eretse turamushimira cyane Mama Scovia, turabashimira cyane kuba mwarizeye Mubwire TV, mukavuga ngo duhagararane namwe n'inshuti, twese tuze dufatikanye tubwire inshuti yanyu ko muyikunda. Ni byiza kubwira umuntu iki gikorwa ntabwo azigera kibagirwa. Iki gikorwa azajya aryama atekereze, yongera asubize amavuga ngo ni ngiye ukunzwe gutya, kandi ko kurakunzwe kandi uri mwiza, uri n'umugisha ku bantu bose bagufite barifuza kukugumana. Natwe rero mugumane natwe kuri Mubwire TV, mudukurikire, mudutume, turahari ku bwanyu, turabakunda.